umubiri wa Kristo washwanyaguje kugira ngo imibiri yacu ibe mizima. Umubiri wa Kristo washwanyagujwe kugira ngo imibiri yacu ibe mizima. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse kugira ngo amaraso yacu abeho adafite umuze. Imana itugire neza. Turabasuhuje inshuti z'umwami wacu Yesu, tunejejwe nuko mwongeye kubana natwe, mwongeye kudukurikira ku nyubako y'agakiza. Rero twishimiye kubana namwe, Imana ibahe umugisha. Duherukana tuganira ku gutunga umutima wari muri Kristo Yesu nka kimwe mu bintu bigomba kuranga umwana ubyawe n'Imana. Twavuze ku ishusho, gutunga ishusho y'Imana ni intego nakari ku mutima w'Imana. Dukwiriye kuba dufite ishusho ye yaturemye, kuko ari byo binezeza, ari byo migambi y'Imana ngo byerekane ko twabyawe n'Imana koko, tubyawe n'amazi, tubyawe n'umwuka, tubyawe n'ijambo ry'Imana, bigahamywa na bya bihamya bitatu: amazi n'umwuka ndetse n'amaraso. Hanyuma umuntu akwiye kuba atunze n'umutima wari muri Kristo Yesu. Umutima ukaba intwaro, kuko kuwutunga bisobanura ko ibicurirwa muri twebwe bisohoka bicuzwe n'umutima wa Kristo, atari umutima wacu w'ubumuntu bicuze, kuko umutima wacu w'umuntu wo ucura ibintu nawe ubwawe izina ryabyo uhamya ko bitaba byiza. Rero tugiye gukomeza tuganira, ntabwo turi butinde, turaza gukomeza tuganira nanone ku bindi bintu tuvugaho nka bibiri, ari byo nabyo bigaragaza ko umuntu by'ukuri abyawe n'Imana, ko ari umwana w'Imana by'ukuri. Ibi ngibi tubivugira kugira ngo we kwibeshya kuri kamere yawe, we kwibeshya, we kwiyita icyo utari cyo, we kwifata uko utari, we kwishuka kuri umwana w'Imana kandi utarigeze ubyarwa. Ubwo hari igihe ushobora kwishuka kuri umwana w'Imana ukiyita umuragwa, kandi nyamara ibyo byasezeranijwe bitagenewe ko utigeze uvuka. Imana yacu itugirire neza. Uko kuvuka rero kuriho nuko kurerwa kuriho, tubihawe n'izi nkuta z'agakiza turimo tuzamura ngo tumenye by'ukuri imiterere y'inyubako yacu uko izaba imeze. Reka dusengane Imana, hanyuma dukomeza tuganira. Turagushimiye Mwami Yesu dukunda, kuko twitayeho ukongera kuduha umwanya wo kuganira. Dusengeye abo tubana kuri uyu murongo, tukwinginga kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ushyire mu mitima yabo inzara n'inyota ibatera kugira ngo tube hamwe, kuko nta zindi nyungu z'umubiri cyangwa izindi turimo dushaka keretse izo kugira ngo abantu bawe bajye imbere mu by'inzira yawe, bamenye imigambi yawe kuri bo, be kwibeshya ubugingo. Urakoze rero, mwagumana natwe kugira ngo twigishirize nk'udufashe, ubuntu bwawe bukomeze kutubaho ku bwa Yesu umucunguzi. Amen. Rero nshuti z'umwami wacu Yesu, twongeye kubaha ikaze. Turacyarimo tuganira ku mwana w'Imana. Ese umwana w'Imana ni ibihe bindi bintu akwiriye kuba atunze? Ni ibihe bindi bintu akwiriye kuba afite? Tuganira ubushize twavuze ko umutima wari muri Kristo Yesu dukwiriye kuwutunga ukatubera intwaro, kuko ibisohoka muri twe biba biturutse mu mutima. Icyo twakivuzeho cyane. Ariko rero ndagira ngo tuganire ku kindi kintu umwana w'Imana agira iyo amaze kuvuka, iyo amaze kubyarwa n'Imana. Icyo kintu nacyo gikwiriye kumuranga cyangwa kumugaragaraho. Reka tukirebe mu gice cya 2 cy'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, aho turi busome ku murongo wa 16. Handitse ngo, mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Hano ndagira ngo tuganire ku kindi kintu umwana w'Imana ageneye gutunga, ari cyo ntekerezo za Kristo. Ni ukuvuga ngo buriya umutima ushobora gucura ibintu, uruganda rushobora gucura ibintu, mu bubiko bwawe hashobora kuba harimo ikintu, ariko icyo kintu kiri muri uwo mutima ntucyerekane nk'uko kirimo. Kubera iki? Kubera ko hejuru ya wa mutima dutunga, ari wo mutima wari muri Kristo Yesu, umuntu ashobora kugira umugisha, ashobora gutera iyo ntambwe pe, mu mutima we akagambirira gukora ibyiza, mu mutima we akaba yaraguraniwe, afite undi mutima. Ntakuremo umwanda ngo akunde asubirishe uwo mwanda ibyagiriwe.
ariko ibyo ngibyo agiriwe yamara kubicura, byamara gucurwa mu mutima we, yamara gukura mu bubiko bwiza, cya kintu cyamara gusohoka aho kugira ngo kijye hanze nk'uko cyakabaye, kigasanga hari n'itegeko ririmo rikibuza kugaragara nk'uko cyakabaye, aricyo kintu cyitwa intekerezo. Intekerezo ni rwo rukuta rwa nyuma ibivuye mu mutima wacu binyuramo kugira ngo bikunde bijye hanze. Kuko nshobora kuba nagambiriye ibintu mu mutima, cyangwa hari ukuntu niyumva mu mutima, cyangwa hari imva mu mutima mfite, ariko sinzigaragaze kubera impamvu z'ibitekerezo. Rero ibitekerezo ni rwo rugi rwa nyuma ibintu binyuraho bivuye muri twebwe bisohoka, ni narwo rugi rwa mbere runyurwaho ibintu byinjira muri twebwe. Ni ukuvuga ngo ibintu nshobora kubyumva, namara kubyumva byamara kunyura mu ntekerezo bikaza kungwa nabi cyangwa bikangwa neza bitewe n'akayunguruzo nakoresheje, ariko kitwa ibitekerezo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Niyo mpamvu icyo kintu Imana itakiretse nacyo, imaze kuduhindurira ishusho, imaze kuduhindurira umutima, igambirira no kuduha intekerezo nshya tuwagendane neza. Igambirira ko umwana wayo akwiriye no kuba afite ibitekerezo bishya, ibitekerezo bivuguruwe n'ijambo ry'Imana. Imana yacu idufashe cyane. Hanyuma rero Pawulo arandika aravuga ngo nta muntu wigeze kumenya icyo Imana itekereza ngo ayigishe, ariko twebweho dufite gutekereza kwa Yesu. Yari yerekanye ko intekerezo zacu zitaguma ku murongo zari zisanzwe zigenderaho, ahubwo zigendera ku murongo w'imitekerereze ya Yesu. Tugeze ku rwego rw'imyumvire, ku rwego rw'imitekerereze. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe tugira ibintu byakira amakuru ku mibiri yacu. Reka mvuge mu buryo bwacu busanzwe bw'umubiri, tugira ibintu byakira amakuru, ibyo twita organe de sens. Noneho tukagira amaso yakira amashusho, tukagira amatwi yakira amajwi, tukagira ururimi rwakira uburyohe cyangwa se ubusharire, tukagira amazuru yakira impumuro, tukagira umubiri wakira ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugira ingingo ku mubiri zakira amakuru. Ayo makuru zikayahereza système de pensée, zikayahereza ibitekerezo cyangwa se ubwonko bwacu. Noneho ayo makuru aba processed cyangwa se atunganywa mu buryo Imana yahaye ubwonko gukora. Byo ntago ndi buze kuza kubitindaho, ariko nyamara ayo makuru twakiriye hari ikintu dutegeka gukora. Niba uruhu rwanjye rwakiriye ko ahantu ndi hakonje, umutima wanjye uranyemeza, cyangwa se reka mvuge ngo ibitekerezo byanjye biranyemeza ko nkwiriye kwifubika. Niba ahantu ndi hashyushye, ubwonko bwanjye cyangwa se ibitekerezo byanjye biranyemeza ko nkwiriye guhunga aho hantu. Ibyo ni ibintu biri mu buryo bwacu busanzwe bw'imibiri, ibyo byubatse mu buryo buri automatique birikora. Ariko hari n'ibindi bintu dusanzwe dufatira ibyemezo byo. Ibyo amatwi yacu yumvisha tukabitekerezaho, ibyo amaso yacu yari byo tukabitekerezaho, nabyo hari ibyo umutima wacu yita utubwira gukora, ibitekerezo byacu bikabitekerezaho, byabona ari byo, byabona bikwiye bikabikora. Ni urugero, reka mfate urugero rwumvikana. Amaso yanjye abonye ishusho y'ibiryo byiza ku muhanda, maze kubibona umutima wanjye urabyifuza, untegeka ko nkuriye kugenda nkabifata, ariko ubwenge bwanjye bumbwira ko ibyo biryo ntakwiriye kujya kubifata. Ni urugero wenda ngo ndire mu muhanda, cyangwa se runyemeza ko nta mafaranga mfite mu mufuka ambasha kugura ibyo biryo. Urumva ko hari aho kwifuza kwabereye mu mutima wanjye, ariko noneho icyemezo nkifatishijwe n'ubwenge bwanjye, cyangwa se n'urwego rw'imitekerereze n'urwego rw'imyumvire. Imana yacu tugire neza. Ni muri ubwo buryo rero bijye baho ko ibintu bishobora kuba byiza biturutse mu mutima, ariko ntibigaragara inyuma bitewe n'urwego rw'imitekerereze yacu. Cyangwa se umutima ukaba unyemeje ko umuntu amemukiye, nkaba nari nkwiriye kumutuka cyangwa kumukubita urushyi. Ubwo umutima urabinyemeje ko umutima wanjye turimo turatekereza ko umutima wanjye utavuguruye. Noneho niba unyemeje kumukubita urushyi, najya kumukubita urwo rushyi nkasanga afite abarinzi bari kugendana nawe, ubwenge bwanjye bukambwira ngo nubara kumukubise barakujyana muri gereza. Urumva ko ubwenge bwanjye hari icyo bumbujije gukora, kandi umutima wanjye wakigambiriye, cyangwa se umutima wanjye wacifuje. Imana itugire neza. Ibyo mbivuze cyane kugira ngo wumve ukuntu ibintu biri muri wowe hari igihe bitagaragara inyuma bitewe n'impamvu z'ibitekerezo n'ubwenge bwawe. Rero ubwo bwenge ni urugi rwa nyuma ibintu bivuye muri njyewe bisohokeraho. Niyo mpamvu nshobora kwigaragaza uko ntari, nshobora guseka kandi mbabaye.
urumva ukuntu bigenda, nshobora guseka kandi mbabaye, nshobora kubika ibyo mfite mu mutima wanjye kandi nyamara atari ko ndi nyuma. Rero ndagira ngo twitonde cyane kuri iyi ngingo. Hari amagambo ajya aboneka mu gice cya 23 cy'imigani. Ayo magambo niho ari, aho Salomo yari yanditse, mwihangane mwumve iri jambo ku murongo waho wa 7. Niyo magambo ngiye gusoma, ndagira ngo twumve ukuntu Salomo yavuze kuri ibi bintu. Yaravuze ngo ntukarye ibyo kurya by'ijisho ribi, kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye, kuko uko atekereza ariko ari. Wenda arakubwira ati ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. Intore wamize uzayeruka, kandi uzapfushije ubusa amagambo yawe wamushimishije. Imana itugire neza. Ibaze ko uyu nguyu Salomo arimo yandika yatubwiye ko uko umuntu atekereza ariko ari. Iri jambo nagira ngo uryitondere, kuko nanone Pawulo arimo yandika mu gice cya 2 yandikira Abaroma, yababwiye ko ibitekerezo n'umutima nama ari by'Imana izatangaho umugabo ijya kuducira urubanza. Iki mvuze ni iki? Nuko umuntu ashobora gutekereza ibintu ntabikwereke, ariko nyamara agambiriye icyiza cyangwa ikibi nyuma y'ibyo bintu arimo arakwereka. Ni ukuvuga ngo ibintu umuntu yerekanye ntabwo bisobanura ko ariko ari umutima w'imbere. Noneho umva ikintu gikomeye cyane, umwanditsi aravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Ntabwo uko ari mu mutima, ntabwo bya bindi imigambi ye yacuze cyangwa se byari kukugaragariza ariko ari. Oya, ahubwo ukuntu yatekereje niko ari. Salomo atanga urugero, aravuga ngo ahari azakurarika ngo ngwino urye ibyo kurya bye biryoshye. Turi kumwe, ndagira ngo tugendane twitonze. Azakurarika ngo uze urye ibyo kurya bye biryoshye, ariko nyamara aravuga ngo uzitonde cyane, kuko ibyo atekereza nubwo arimo arakorera ko ashaka kuguha ibiryo, arashaka kuguha ibiryo, ariko ko atekereza niko ari. Ni ukuvuga ngo arimo atekereza ko kukugirira nabi. Yabanje kuvuga ngo ntukarye ibyo kurya by'ijisho ribi. Uzi ko umuntu mutabanye neza muri iyo mvugo ya Salomo, ntukarye ibyo kurya byo, kuko ibintu atekereza n'ibyo gukorera biranyuranye. Ashobora gutekereza ibintu binyuranye n'ibyo arimo aragukorera, akaguhereza intore, akaguhereza umutsima, akakugirira neza, akaguha ikintu ubona kinejeje, ariko uko atekereza atari uko nguko. Aravuga ngo intore wamize uzayiruka. Ushobora kandi amagambo wakoresheje umushimira azaba yarapfuye ubusa. Kubera iki? Kubera ko uko atekereza ariko ari. Noneho umva iki kintu gikomeye cyane nshaka kuvuga muri bino bintu, nuko uburyo ibintu watekereje, iyo Umwami Yesu abireba abona ko ari kuri. Ni ukuvuga ngo niba natekereje gukora ikintu ariko ntaba ari cyo nerekana, uko nguko ntekereza niko ndi. Reka ntange wenda mpindura imvugo njye ku ruhande rw'ibifatika cyangwa se rw'ibigaragara. Ntange urugero ku ruhande rw'umusore ugambiriye kugusha mu byaha umukobwa, cyangwa se ugambiriye gusambanya umukobwa. Uwo musore ashobora kuza akamwiyereka, amuha impano nziza, amuha isaha nziza, amugurira fanta, amugurira inkweto, amugurira telefone nziza, amugurira amayinite ahoraho, amusuhuza muramutse. Ariko uwo musore afite ikindi kintu agambiriye. Rero iyo Umwami Yesu amureba, ntabwo amureba amurebeye kuri izo mpano nziza arimo araha umukobwa, ahubwo amubona uko atekereza, akabona ibyagambiriye. Rero iyo ajya kumushyira iyo ajya kugira ahantu amutereka, ntabwo ahamutereka akurikije ibyo yakoze, akurikije telefone nziza yamuhaye, akurikije impano nziza yamuhaye, ahubwo ahamushyira akurikije ibyo atekereza, kuko uko atekereza ariko ari. Namara kubona icyo yaragambiriye, za mpano yatangaga zizaba zari ikiraro kimugeza ku byo ashaka. Ni ikintu gikomeye cyane dukwiriye kwitondaho. Yesu rero yatugiriye neza, cyangwa se Imana yatugambiriye kirutaho kuba cyiza, ari cyo kuvugurura imitekerereze yacu, kugira ngo intego zacu, intention, ibyo twibwira, ibyo dutekereza, ibyo tugambirira n'intego zacu zibe zitunganye mu byo dukora. Imana yacu idufashe cyane. Kubera ko dutekereza niko turi. Umuntu n'ibyo atekereza. Mu ndorerwamo urya ubona ibitekerezo byawe nibyo wowe mu ndorerwamo.
Umuntu n'ibyatekereza, Imana yacu tugire neza kandi Imana dufashe. Reka ne gutinda aho ngaho, gusa nari ndimo nshaka kukubwira ko intekerezo zawe burya abantu benshi bakunda kwifata uko batari. Ukuntu bari mu bitekerezo, ukuntu bari imbere mu mitima, ntabwo ari byo bagaragaza inyuma. Ni ikibazo nakwita rusange mu isi ya none. Abantu benshi bifata uko batari. Abantu benshi biyerekana uko badatekereza. Bakakwiyereka nk'abagira neza kandi bagufitemo inyungu ziruta izi neza bari kukugirira. Bakiyerekana nk'abashaka kugufasha ariko nyamara bagushakamo urwunguko, bagushakamo urucuruzo, bagushakamo inyungu runaka. Inyungu, ibyo umuntu atekereza ni byinshi, ariko icyo ni ikibazo rusange. Umwami Yesu yatugiriye neza, ahindura intekerezo zacu kugira ngo tuvuge iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yacu, kugira ngo twifate nk'uko turi imbere, kugira ngo uko turimo imbere mu mitima, kugira ngo uko turi mu ntekerezo abe nako tugaragara inyuma, uko tugaragarira Imana abe nako tugaragarira abantu. Imana yacu tugiriye neza. Ntucikwe n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Nshuti ukundwa n'umwami wacu Yesu, turakomeje twagira ngo turukeho gatoya, hanyuma dukomeze tuganira no ku bindi bintu by'ingenzi. Twari tuvuze ku mitekerereze yacu, uburyo umuntu ashobora kwifata uko atari, uburyo umuntu ashobora kwiyerekana uko atari, uburyo umuntu ashobora kwitwara uko atari. Iyo umwami Yesu abireba abona ko nyine twifata uko tutari, kuko uko dutekereza we niko tubona. Kuko hari ijambo Dawidi yanditse muri Zaburi 139 ku murongo wa 4, aravuga ngo mwami, ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye wamaze kurimenya rwose. Ni ukuvuga ngo urivuge cyangwa nturivuge aba yamaze kurimenya. Urwego rw'imitekerereze ni ikintu cyo kwitonderwa, ni ikintu cyo kwitabwaho, ni ikintu cyo kugenzurwa, kuko gukiranuka niho guhera. Imana yacu tugirire neza. Gukiranuka guhera mu mitekerereze. Wageze umutima ari muri Kristo Yesu, c'est bien, ariko noneho ibya bintu bivuye mu mutima wari muri Kristo Yesu bikwiriye kuza bikanyura no mu ntekerezo, bigakomeza bigakingurirwa, bigatambuka uko byakabaye. Uzi ko hari n'igihe umutima ushobora gutekereza kugira neza, ibitekerezo byawe bikakwemeza ko uko kugira neza ukwiriye kukubonamo indi nyungu, ukwiriye kukubonamo igikundiro, ukwiriye kukubonamo ishimwe ry'abantu, ukwiriye kubikora uko abantu bakubona. Intekerezo ni ikintu gikomeye cyane gikeneye gutunganywa n'ijambo ry'Imana, niba twemera ko umwami Yesu akora kuri icyo gice, kuko ni icy'ingenzi cyane. Ibitekerezo. Reka dukomeze. Hari ikindi kintu nacyo nshaka kugira ngo tuvugeho umwami Yesu ataretse. Ikindi kintu umwami Yesu ataretse ari cyo sano ry'umubiri n'amaraso. Ni ikintu gikomeye kibitse ubwiru bukomeye nabwo, ariko nyamara Imana nacyo ntabwo yakirengagije, kuko yari izi ko umwana ubyawe n'Imana akeneye ishusho y'Imana n'intego. Ni akari ku mutima w'Imana ko dutunga ishusho y'Imana. Ibyo nabivuze kenshi. Ni akari ku mutima w'Imana ko umuntu atunga umutima wari muri Kristo Yesu. Ishusho y'Imana nayo ngira ngo muzi neza ko ari ishusho ya Kristo. Imana duhamagara no gushangwa n'ishusho y'umwana wayo. Donc ntago mbivugaho cyane kuko twabiganiriyeho. Hanyuma icya gatatu tumaze kuvuga ni intekerezo. Twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Ikindi kintu cya kane, Imana yatekereje ko umwana wayo akwiriye kugira ni isano ry'umubiri n'amaraso. Twavuze isano ku ishusho, tuvuga isano ku mutima, tuvuga n'isano ku mitekerereze. Hariho rero n'isano ku mubiri ubwawo ndetse n'amaraso. Reka dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ndasoma igice cya 2 cyonyine, aho ndi busome ku murongo wa 14. Handitse ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ayo niyo magambo dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15. Hanyuma ndagira ngo twumve ibintu twitonze. Nk'uko abana bahuza umubiri n'amaraso, donc abana bava indimwe, ni nako Kristo yahuje umubiri we n'amaraso, abihuza n'abo bana.
intego ye kwari ukuyobora abana benshi mu bwiza, hejuru n'ibisoma muraza kuza kubyumva. Indi ntego ndagira ngo muze kuza kuyumva neza mu gice cya 6 cya Yohana ubutumwa bwiza, ho Yesu yavuze ibyerekeranye n'uburyo kurya umubiri we, kunywa amaraso ye, ibyo bintu ari iby'Imana yageneye abantu bose kugira ngo bakunde batunge ubugingo. Ntago ndi buhajye gukora n'amagambo muzi, ni amagambo akunda kuvugwa inshuro nyinshi, ariko reka mbivugeho gatoya twumve, kuko mu gice cya 6 cy'ubwo butumwa bwiza bwa Yohana tuhabona abigishwa bakurikiye Yesu, bamukurikiriye imitsima, bamubwira ko bifuza ko abaho umutsima w'ubugingo iteka ryose. Yesu arababwira ngo umutsima Data atanga ni umutsima utanga ubugingo, kandi uwo mutsima Data atanga kubwo abari mu isi n'umubiri wanjye. Ni mu gice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Uwo mutsima Data atanga kubwo abari mu isi kugira ngo abone ubugingo n'umubiri wanjye. Aravuga ngo nimutarya umubiri wanjye ngo munywe amaraso yanjye nta bugingo muba mufite. Reka ibyo ngibyo byo ndisome, ariko ndarisoma ryonyine. Igice cya 6 ndasoma ku murongo waho wa 54 cyangwa mbere kwa 53. Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Noneho ibaze, ubu ni uburyo Yesu yavuzemo. Ndabizi ko bifite ibisobanuro byinshi, ariko ndaza kwibanda ku isano ry'umubiri n'amaraso rihuza abana bavutse ubwa kabiri babyawe n'Imana na Kristo ubwe nk'imfura muri bene se benshi. Ndagira ngo ibintu tubiganireho twitonze. Yesu ajya kuva mu isi, ajya gutanga umubiri we ngo ushwanyaguzwe ku mugoroba wa Pasika. Icyo Mwuka yaraduhaye kumenya natwe nicyo tubaha. Urya mugoroba Yesu yatanzemo yicaranye n'abigishwa be, arangije bamaze kurya afata umutsima arawushimira, aravuga ati nguyu murye kuri uyu mwese, kuko uyu nguyu ari umubiri wanjye ubatangiwe. Afata n'igikombe aragishimira, aravuga ngo mwakire munywere kuri iki mwese, kuko iki ngiki ari isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwa benshi kugira ngo abarirwe ibyaha byabo. Aya ni amagambo ari muri Matayo ndetse no muri Luka mu gice cya 23, ndetse sindi bugeyo, ntabwo ndi bugeyo cyangwa 23 cyangwa se 24. Reka ndebe Matayo yarabivuze mu gice cya 20 kangahe. Matayo yabivuze mu gice cya 26 ku murongo wa 26 nanone 26 Matayo niho yabivuze. Hanyuma aya magambo Yesu amaze kubivuga, ibi ngibi abarokore muzumva bakunda kubyita ameza y'umwami, abakatolika babyita ngo ni igitambo cy'Ukaristiya. Sinzi uburyo bikorwa n'uburyo babivuga, niba batekereza ko ari ikintu cyoroshye, ariko nyamara iri ngiri riba ari isano rigamijwe kubakwa hagati ya Kristo ndetse na bene se yabyariye, yacunguriye Imana. Ni ukuvuga ngo bino iyo bikorwa hari igihe byitwa cyangwa se abantu babitekereza nk'aho ari urwibutso gusa, bakavuga ngo uwo mutsima ni urwibutso rw'umubiri wa Kristo watanyagujwe kubwo abari mu isi, bakanavuga ngo ndetse icyo gikombe cy'umutobe cyangwa cya divayi cyangwa se cya vino gitangwa nacyo kikaza kuba urwibutso rw'amaraso ya Kristo yavuye kubwo abari mu isi, bakagira ngo bigarukira aho ngaho, bakabyambura imbaraga bifite. Ariko Kristo yari yavuze ngo umuntu natarya umubiri, natanywa amaraso yanjye nta bugingo afite muri. Umva gatoya ukuntu Pawulo yandikira Abakorinto babwiye mu gice cya 11, nibwo uraza kumva ko ibi bintu bitagambiriye kuba urwibutso gusa. Mu gice cya 11 yaravuze ngo uko muza mu rwego rwa 6 nompereyeho, uko muzajya murya mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu Kristo kugeza ahazazira. Nicyo gituma umuntu uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Uzapfa kurya wari umutsima, ikindi
wari umutobe, ariko ngo umuntu uzapfa kurya uko yiboneye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku maraso n'umubiri by'umwami. Ukomeje hasi ngo kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aranywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. None ndabaza, ni gute urwibutso gusa, ni gute umutsima gusa, ni gute umutobe gusa ushobora kuzanira intege nke umuntu mu bugingo? Ni gute umutobe ushobora umuntu agasinzira mu buryo bw'umwuka, umuntu akarwaragura, umuntu agasubira inyuma? Attention, ibi ngibi ntabwo ari ibintu bikorwa, nta nubwo ari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu upfa kubikora uko yiboneye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku maraso ndetse n'umubiri by'umwana w'intama, kubera ko ibyo ngibyo ni isano ryagenewe kuba hagati y'umwana w'ubwami ndetse na mukuru we, cyangwa se n'imfura muri bene se benshi. Reka mbyite ntyo, Imana itugirire neza. Rero ibyo ngibyo biraza bigasohora muri twebwe mu mibiri yacu, aho tugirana isano rituma nubwo imibiri yacu yaba ipfuye ibicumuro twongera kubeshwaho n'umubiri wa Kristo utura muri twebwe n'amaraso ya Kristo atemba mu mitsi yacu. Imana itugirire neza. Ibintu byaragoretswe, ibintu byarahinduwe, ibintu byafashwe au légère, byafashwe mu buryo bworoshye, kandi nyamara arizo mbaraga z'Imana, aho abantu babikora uko bishakiye, abantu babikora uko babyumva. Nsigaye narabonye hari n'abatekereje ko uko gusangirira ku gikombe cy'amaraso y'umwana w'intama bishobora kuba intandaro yo kwanduzanya indwara zandura. Ibyo ngibyo n'ubupfapfa. Imana y'ubuntu bwinshi izabitura ihwanye n'ibyo bakora, kuko batazi agaciro k'amaraso y'umwana w'intama. Bazanye service mu bintu by'Imana, gakiza bakagize modernize. Imana y'ubuntu bwinshi yari amaso y'imbabazi kandi bagarurira aho bageze, kuko haracyariho imbabazi z'Imana. Gushidikanya ku maraso yatwejesheje byari umutobe, nibyo umutobe bawanduriraho, nibyo ndabyemera, ariko nyamara amaraso y'umwana w'intama siko bimera. Iyo hari ukwizera kwimura ibyo twibwira kukabyimurira mu mbaraga z'Imana, keretse niba kwizera kwacu gushingiye ku bwenge bw'abantu. Ibyo tuzabiganira mu gihe kizaza, ubwo tuzaba turimo dusakara inyubako y'agakiza tugisakarishije kwizera ndetse no kwihangana kwa Kristo. Ntabwo nibubivugaho none ahangaha, ariko Imana y'ubuntu bwinshi ibabarire kandi ari n'amaso y'imbabazi ugenza atyo ucumura ku maraso y'umwana w'intama abitewe no gutekereza ko ayo maraso yahumanya. Urwibutso rwahumanya, yego. Igikombe kimwe cyahumanya igihe ari urwibutso gusa, igihe ari umutobe gusa, igihe ari icyo. Ariko iyo bigeze ahandi ho, Kristo abivuze atyo kugira ngo byerekane ko basangiye ivuko, byerekane ko basangiye amaraso amwe, byerekane ko basangiye umwami umwe, byerekane ko basangiye umubiri umwe, kugira ngo ibya Kristo bibe muri bose nk'uko biri muri Kristo. Imana ibone bene se ba Kristo bakomotse kuri Kristo wacungura Imana bari mu isi. Imana itugire neza. Bitumariye iki kuba dufite umubiri n'amaraso bya Kristo? Bifite inyungu nyinshi. Iya mbere nayevuze, aho Kristo yavuze ngo kugira ngo, reka nsubire handi muri Yohana mu gice cya 6 ku murongo wa 53, aho yavuze ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko nk'uko data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho, ni kundya nawe azabaho ku bwanjye. Dufite imbaraga zitanga n'ubugingo nyuma yo gupfa. Birasa nkaho bishobora kuba ari ubupfapfa mu matwi yawe, ariko bifite imbaraga z'ubugingo buzaza n'iyo umubiri wacu waba upfuye twongera kubeshwaho na Kristo n'ubugingo bwa Kristo ba muri twebwe. Ntabwo ari cyo gusa, ahubwo no mu ngorane imibiri yacu igira. Ibi ngibi bifite n'ubushobozi bugera no ku ngorane imibiri n'amaraso yacu bigira. Aho Yesaya yandikaga 53 arimo avuga iby'umugaragu w'Uwiteka n'imibabaro ye, yaravuze ngo akimara kuvuga ngo ninde wizeye ibyo twumvishe, ntabwo ndibuze kwasura ko twabivuzeho ku rufatiro. Ibyo twumvise iyo byizeye biraza bikagira umumaro utuma mu mibyimba ye ariho dukirira indwara zacu. Umubiri wa Kristo washwanyaguje kugira ngo imibiri yacu ibe mizima.
umubiri wa Kristo washwanyagujwe kugira ngo imibiri yacu ibe mizima. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse kugira ngo amaraso yacu abeho adafite umuze. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mu Gifaransa bakoresha iryo jambo baravuga ngo par se meurtrissile nous sommes guéris. Bakoresha ijambo ryo gukira. Mu mibyimba ye nimwo twakize indwara zacu z'umubiri n'ubumuga bwacu bw'umubiri. Ibyo bifite ubushobozi bw'uko narimvuze ku cyerekeranye n'imibiri yacu ndetse n'amaraso yacu, ubumuga n'ingorane n'ibibazo byose imibiri yacu abasha kugira, ibyo muri Kristo birashoboka. Ibyo mbabwira ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ibintu biriho, ni ibintu mbasha guhamya, ni ibintu bishorerwa n'imbaraga bidashorerwa n'amagambo, kuko ubutumwa bwiza twumvise n'imbaraga, ntabwo ari amagambo. Mu mibyimba ya Kristo nimwo twakize indwara. Mu mibyimba ya Kristo nimwe imibiri yacu ibera mizima. Nk'uko yabaye umukene kugira ngo ubukene bwe budutungishe, nk'uko yaciye bugufi kugira ngo aturongere gushyirwa hejuru, ibirya byose yabikoze ku bwacu. Niyo mpamvu n'umubiri washwanyaguzwe kugira ngo imibiri yacu ibashe kuba mizima muri Kristo. None se ubwo reka ntange urugero rutoya, nabyumvise ndi mutoya ariko n'ubu ndacyabyumva. Mu ruhande rw'imbaraga z'umwijima, niba umuntu anywa ku nzoga yaterekerejwe ibigirwamana akagirwaho ingaruka n'icyo kintu, niba umuntu arya ku nyama zaterekerejwe ibigirwamana akagirwaho ingaruka n'ibyo bintu, mutekereza ko mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Umwuka Wera, kurya ku maraso, kurya ku mubiri, wa mutsima uhinduka umubiri kubwo kwizera, na wa mutobe uhinduka amaraso kubwo kwizera, mutekereza ko ibyo bintu bidashobora kugira imbaraga zibeshaho ubyizera? Imana itugirire neza. Ibyo mvuga birimo imbaraga, ariko kubizera, kutabyizera n'ubupfu. Ndakwiseguraho wowe utizera, kuko ubutumwa bwiza nawe bukingiranwe bukingirane ku muntu utizera, ariko ubutumwa bwiza bukingwe ku muntu wese wemera kubwizera. Nzi neza ko ibyo mubwira ari imbaraga z'Imana. Nzi neza ko ibyo ngibyo byizeye utangira kubona ibitangaza mu buzima bwawe, bidasabye ko ugira n'umuntu kurambikaho ibiganza mu izina rya Yesu, kuko kwizera kwawe kubasha kukubeshaho iyo wizeye icyo Kristo yakoze. Mu mibyimba ye nimwo twakize indwara. Ibyo ngibyo ni ukuri ku ijambo ry'Imana, narabibonye kandi ndabihamya n'ubu ndongera nkabisubiramo nkabihamya ko umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo iyo bitemba, iyo bihuje n'umubiri wawe, biguhindura umwana w'Imana bwite, aho udashobora no gukenera ko ikibazo cy'umubiri wawe gikemukira kuri dogiteri ukomeye runaka, ahubwo gikemukira kuri Kristo ushobora byose wemuremye. Ubuzima bwawe bukabaho bukeneye Yesu kuruta uko bukeneye abantu, kuko uri umwana ubyawe n'Imana. Ibibazo by'abana b'Imana bikemurwa n'Imana umubyeyi kuruta uko bikemurwa n'abantu. Ntuzacikwe n'ibice byacu bizakurikiraho. Uwiteka aguhire, reka dusengane. Turagushimiye Mwami Yesu kuko ugambiriye kutwigisha kugera ku rugero aho wowe ubwawe uzaremerwa muri twebwe, tukaba dushyitse, tukitwara mu bibazo nk'uko witwaraga, tukitwara muri buno buzima nk'uko nawe ubwawe witwaraga, tugatekereza nk'uko watekerezaga, tugaragaza ishusho yawe, tugaragaza ubwiza bw'Imana bwari mu maso yawe Kristo. Utugenzereze utyo kandi dukuze tugeze ku ntambwe dushakaho, ngo icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen.